Rwanda 5DIV muhagarariye Rwanda Defense Forces, abanyacyubahiro mwese muteraniye hano, bashyitsi bahire, barimu namwe abanyeshuri mwitegura gusoza amahugurwa, ndabaramukije mwese. Mu izina ry'ubuyobozi bwa Rwanda National Police no mu izina rya Police Training School Gishari, mbahaye ikaze kandi n'abashimira kuba mwaje kwifatanya natwe muri umuhango wo gusoza amahugurwa y'abapolisi bato icyiciro cya 21. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, abanyeshuri biteguye gusoza amahugurwa ni 1903, barimo ab'igitsina gabo 1544 n'ab'igitsina gore 359. Muri bo harimo 40 bo mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora. Abatorejwe mu ishuri rya Police Training School Gishari batangiye amahugurwa tariki ya 17 Mata uyu mwaka, atangirana abanyeshuri 1748, none abasoje ni 1725, kuko 23 batashoboye gusoza amahugurwa kubera impamvu zitandukanye zirimo kunanirwa gukurikirana amasomo, uburwayi n'imyitwarire itajyanye n'indangagaciro za polisi y'u Rwanda. Abanyeshuri 178 batorejwe muri National Police College Musanze, barimo no kwiga amasomo ya kaminuza mu mwaka wa mbere mu mashami atandukanye, twavuga ishami ry'amategeko, ikoranabuhanga, indimi, ubumenyi rusange n'itumanaho, ndetse n'ishami ryigisha igipolisi cy'umwuga. Mu gihe bamaze bari hano, abanyeshuri bize amasomo atandukanye abaha ubumenyi, ubushobozi n'imyitwarire iboneye izabafasha mu kazi kabo ka gipolisi ku rwego rwa polisi bato. Muri ayo masomo twavugamo amwe: gukoresha intwaro, twabibonye mu kanya, imyitozo yo kumva amabwiriza na discipline, drills and duties, rakarasisi tumaze kubona, imyitozo ngororamubiri, kubungabunga umutekano n'ituze mu baturage, public order management, ibikorwa bya polisi, amategeko, ubufatanye bwa polisi n'abaturage, ubutabazi bw'ibanze, gucunga umutekano wo mu muhanda, ndetse n'ayandi. Banahuye kandi ibiganiro kuri gahunda za leta bizabafasha mu mwuga wabo wa gipolisi bagiye gutangira. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, dushingiye ku masomo bize mu gihe cy'amezi 9 bamaze hano, bakanatsinda amasuzuma bumenyi n'umurava na discipline byabaranze, dufite icyizere ko bazakora akazi kabo neza. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, iri shuri nanone mu mezi 12 ashize twakoze ibikorwa bitandukanye, twavuga mu mahugurwa, twahuguye abapolisi ndetse n'abagize urwego rwa daso bagera ku 8529 mu mahugurwa atandukanye n'amasomo atandukanye. Aya mahugurwa yose yari agamije kubongerera ubumenyi, ubushobozi na discipline mu kazi kabo ho gucunga umutekano umunsi ku wundi. Mu kwezi ko hari ibikorwa bya polisi y'u Rwanda, twishyuriye abaturage 1000 bo murenge wa Gishari ubwisungane mu kwivuza, ase mutuelle de santé. Nanone mu kubungabunga ibidukikije, twateye ibiti 45,900 by'ubwoko butandukanye kugira ngo dushobore kubungabunga ibidukikije, tunakorera amahugurwa ahantu hari umwuka mwiza. Abanyeshuri mwitegura gusoza amahugurwa, turabashimira ku bwa discipline yabaranze, kandi tubasaba ko aya masomo yibanze murangije, ibyo mwahigiye muzarushaho kubishyira mu bikorwa. Ndashimira Minisiteri y'Umutekano n'ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda ku nama mudahwema kutugira no kuduha ibyangombwa byose kugira ngo iri shuri rishobore
kugera ku nshingano zaryo neza. Turashimira abarimu ba Police Training School Gishari dufatanya umurimo wo kwigisha umunsi ku wundi ndetse bagize uruhare no kwigisha abanyeshuri. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, nongeye kubashimira kuba mwigomwe umwanya mu kazi kenshi muba mufite kugira ngo muze mudusoreze aya mahugurwa. Munyemerere nsabe Master of Ceremony asome abanyeshuri 3 bahize abandi kugira ngo baze imbere mubahe ibihembo. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Umunyeshuri wabaye wa gatatu ni Recruit Shumbusho Emmanuel. Umunyeshuri wabaye wa kabiri Recruit Asimwe Ezra. Umunyeshuri wabaye wa mbere ndetse agahiga abandi ni Recruit Mugwaneza Benita. Nanyemereye mwigira imbere mutange ibihembo kuri abanyeshuri bahize abandi. Murakoze. Umunyeshuri wabaye wa gatatu ni Recruit Shumbusho Emmanuel. Recruit Asimwe Ezra. Umunyeshuri wabaye wa mbere ndetse agahiga abandi ni Recruit Mugwaneza Benita. Umwanya wo gutanga ipeti kuri abanyeshuri bateguwe kwinjizwa muri Polisi y'u Rwanda. Murakoze. Karasi funga hamwe. Yewe Biruta Vincent, Minisitiri w'Umutekano mu gihugu, shingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo y'121 n'161, shingiye ku itegeko nimero 026 agakoni 2023 ryo kuwa 17 Gicurasi 2023 rigenga Polisi y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 56, shingiye ku mahugurwa murangije uyu munsi mukaba mwarujuje ibisabwa, mbahaye ipeti rya Police Constable muri Polisi y'u Rwanda. Bikore
Nyakubahwa mushyitsi mukuru, munyemerere nsabe ushinzwe amategeko muri polisi y'u Rwanda yigira imbere afashe aba bapolisi bashya kurahira. Karasisi karashyira intwari ibumoso, ibumoso shyira. Karasi abapolisi bashya indahiro. Ndahira Rwanda ku mugaragaro, ndahimukira Repubulika y'u Rwanda, perezida itegeko nshinga n'andi mategeko, uburenganzira bwa muntu ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ubw'abanyarwanda kwana umurava imirimo nshinzwe, akoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatire y'indahiro uzabihanirwe n'amategeko. Bana bifashemo. Karasisi karashyira intwari iburyo, iburyo shyira. Karasi fungura. Ara. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo nyamukuru mwatugeneye kuri uyu munsi. Murakoze.